Amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje abaherereye hirya no hino ku isi. Yego nejwe ko nongeye kubana namwe muri kino kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. Nyirizina tugiye kurebera hamwe n'ubundi amateka yaranze iyi tariki. Rero tugiye kureba nyirizina mu bwoko bw'Imana uko tugomba kwitegura mu gihe tugeze aho dushobora kubonera ubutumwa bwiza cyangwa ibishobora gutuma duhuguka cyangwa tumenya byinshi mu buryo twanoze icyo Imana ishaka ko twakora. Iyo tugeze ahantu nk'aha ngaho mu iteraniro, ku biganiro nka gutya binyura kuri uyu murongo wa Irera TV1, umuntu nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi ategura aho yakwandika buryo ki yizigamira ibyo yumvishe by'agaciro kugira ngo bitamucaho cyangwa akaba yabitakaza, kugira ngo rero tubashe gukoresha igihe cyacu nk'uko kiri, dore ko igihe twebwe tubara dufite yuko ari iki ngiki tuba turiho kuri iyi tariki, kuri iyi saha, kuri iyi minota. Niyo mpamvu dushaka buryo ki bwose icyo twungutse kitwereka cyangwa kidusobanurira uko twakubaha Imana ntabwo tugitakaza, ahubwo turacyandika kugira ngo tube twazabifashisha n'abandi tubifite mu buryo bitworoheye. Yego, mu buryo bwo kugira ngo kandi dutunge iby'agaciro byinshi kandi mu gihe gitoya. Rero ubwoko bw'Imana tugiye kurebera hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere mu mateka yabayeho ku isi mu iyobokamana. Turebe nyirizina rero nk'ubwoko bw'Imana muzi ko duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana. Nyirizina ayo mateka turareba, turaza kureba nyirizina icyo twebwe twakagombye gukora nk'ubwoko bw'Imana. Rero niho nyirizina twifashisha n'igitabo cya Bibiliya, dore ko ariho dusanga imvugo y'Imana yacu kugira ngo tumenye icyo tugomba gukora cy'ingenzi. Rero mu ncamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere, muri aya mateka turabonamo Musenyeri William wabaye umusogongero w'itsinda ry'Abanyamerika. Kandi muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, turumvamo uburyo ushobora kuba ari wowe watangiza igikorwa gishya yego ku isi. Yego rero nk'ubwoko bw'Imana nyirizina buri munsi twiyungura byinshi by'agaciro, dore ko ibyo twumvira mu materaniro y'ubwoko bw'Imana cyangwa ku mirongo nk'iyi nka Irera TV1 nibyo by'agaciro, dore ko ari iby'ingenzi kuri twebwe ndetse na bagenzi bacu n'abazadukomokaho. Rero nk'ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko kumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Kandi ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa yoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Aho niho usanga n'ubundi umuntu ikintu atangaho igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga n'imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye cyangwa nyirizina, kikaba kibuze kwerekana cyangwa gusobanura Imana ye mu buzima bwe, mu kubaho kwe kose. Turimo dusatira kugira ngo twumve amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere. Ego turareba nyirizina abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka. Ibyo turaza kubyemezwa n'icyo Bibiliya iraza gushimangira kugira ngo tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo bitewe n'uko bitwaraga muri ayo mateka cyane uburyo bari babayeho. Rero nk'ubwoko bw'Imana nyirizina muzi ko twifashisha igitabo cya Bibiliya, dore ko ariho dusanga imvugo y'Imana yacu mu buryo bwuzuye kugira ngo tube twamenya icyo tugomba gukora nk'ubwoko bw'Imana. Rero ku buryo burambuye aya mateka yaranze iyi tariki ku ya 11 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1791. Yego i Philadelphia, umwepiskopi Musenyeri William White yashinze umuryango ku munsi wa mbere. Yabaye umusogongero wa American Missionary Fellowship, yashinzwe mu mwaka w'1817. Ikaba ifite icyicaro i Villanova
yego aya mateka twayatangarijwe n'urubuga rwitwa gospelherald.com. yego nyirizina nk'ubwoko bw'Imana tugiye kureba icyo aya mateka Bibiliya yavugaho. turasanga uyu musenyeri William yagize gushinga uyu muryango muri Amerika. yego noneho tugiye kureba nyirizina ubwoko bw'Imana twebwe icyo twakagombye gukora nyirizina. hano bigaragara yuko ari we wari ubikoze bwa mbere ku munsi wa mbere. uyu muryango washinzwe n'uyu nguyu William, bigaragara yuko ari igikorwa gishyashya yari akoze. twebwe nk'ubwoko bw'Imana ntabwo tugiye kureba iri tsinda yashinze icyo bakoraga n'icyo yari agamije, ahubwo tugiye kureba ishyaka we yagize ryo gushinga umuryango mushya ari we utangije icyo gikorwa nyirizina cy'uwo muryango mushya wo muri Amerika. yego uyu ukaba warashinzwe mu mwaka w'1817, ukaba ufite icyicaro i Villanova. yego tugiye kureba nk'ubwoko bw'Imana ese umuntu abashije kuba intangiriro y'ikintu gishyashya cyangwa imbarutso y'ikintu gishya byakorwa gute, kubera iki ubundi byaba bibayeho nk'ubwoko bw'Imana ugiye kubikora. tugiye kureba icyo ijambo ribikomozaho cyangwa icyo ribivugaho, nk'uko muri kino kiganiro twarebye ko mu ncamake twavuze yuko mu kino kiganiro tumenya amateka mw'iyobokamana, turumviramo uburyo umuntu ashobora kuba ari we utangiza igikorwa gishya ku isi. rero nk'ubwoko bw'Imana hagomba kuboneka ibikorwa bishya n'ubundi dutangiza cyangwa dukora aho uherereye hirya no hino ku isi cyangwa yego. rero nyirizina icyo Bibiliya irimo kuvuga ku bwoko bw'Imana bwatangiza nk'igikorwa gishya bishatse kuvuga iki? nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi dukoresha ubwenge, ibitekerezo, imbaraga, uburyo bwose bushoboka. rero uko ugenda waguka ushingira no kubyo ubona, hari ikintu ushobora gukora gishya ku isi, ushobora kugikora kikaza ari gishyashya. rero hari n'ijambo ry'Imana ribivugaho kuri iri tegeko Yesu Kristo yavuzeho muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 12:29 kugera ku 31. niho havuga ngo Yesu aramusubiza ati irya mbere ni ngo umva Isiraheli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. nuko rero ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe zose. irya kabiri ngiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, nta rindi tegeko rirushayo gukomera. hano herekanye itegeko Yesu Kristo arimo kugaragaza, amavuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose ndetse n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. hano dukurikije rino jambo ririmo kutwereka rino tegeko Yesu Kristo yavugaga, iyo wabaye ubwoko bw'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, icyo gihe utangira kuyoborwa n'umwuka w'Imana. umwuka w'Imana ugushoboza cyangwa umwuka w'Imana udushoboza nk'ubwoko bw'Imana, yego, gukundisha Uwiteka umutima wacu wose ndetse n'ubugingo bwacu bwose n'ubwenge bwacu bwose n'imbaraga zacu zose. aha rero kuri ibi ngibi byo gukundisha Uwiteka umutima wacu wose, hari ikintu ushobora gukora kidasanzwe mu isi kikagaragara yuko ari gishyashya cyadutse, ari wowe cyadukanye. kandi nanone ushobora gukoresha ubugingo bwawe, ubuzima bwawe nyirizina, ugasanga habayeho gukora ikintu kidasanzwe kubwo kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi w'ubugingo bwawe. ikindi ushobora gukoresha ubwenge bwawe bwose, kubw'ubwenge bwawe ufite n'uburyo ufite, ukaba watekereza ugashyira no mu bikorwa icyo ubwenge bwawe bwakuyoboyeho ubifashijwemo n'umwuka w'Imana. ugasanga ukoze ikintu cyubahisha Imana kubwo kuyoborwa n'umwuka w'Imana mu bwoko bw'Imana, ugakora ikidasanzwe mu isi. icyo kintu kikagaragara yuko ari bo babaye imbarutso yacyo, cyangwa babaye fondateri wacyo, cyangwa babaye keriyeta wacyo. kandi uri ubwoko bw'Imana, kikaza nacyo icyo gikorwa kikaza mu buryo bwo kubahisha
Imana. Ikindi nanone ushobora gukoresha imbaraga zawe zose. Mu gihe ushoye imbaraga zawe zose ikigero ziriho, ushobora gukora ibidasanzwe kubwo kuyoborwa n'umwuka w'Imana, nawe utekereza ukanakora, ugakoresha umutima wawe n'ubwenge bwawe n'ubuzima bwawe, ukaba wakora ibidasanzwe. Rero ubwoko bw'Imana niho tubonye uriya William yakoze, yashinze bwa mbere uyu muryango twabonye, akaba yarawutangije bwa mbere, ari we utangije. Rero icyo tumwigiyeho ni uko n'ubwoko bw'Imana natwe dushobora gukora ikintu gishya kidasanzwe kitigeze kinabaho ku isi kubwo kuyoborwa n'umwuka w'Imana, kandi tukabikora mu buryo bwo kubahisha Imana yacu. Yego, rero ndabashimiye ubwoko bw'Imana ko mudahwema kubana natwe. Mwabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi ku mateka yaranze y'itariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere. Yego, turasanga ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Ntukabyihererane, ujye ubimenyesha n'abandi bagenzi bawe icyiza cy'agaciro waronse, ntukagigundire, ahubwo menyesha n'abandi kugira ngo bamenye ibidasanzwe. Ndetse n'uyu murongo wa Irera TV One n'uwihererane, wawoherereza abandi batandukanye, kubwo twigira hano byinshi cyane kandi tubihuriyeho bikadufasha. Reka bifashe n'abandi, ubibasangiza mu magurupe hirya no hino mu ma social media ubasha kuba wakoresha. Ndabashimiye cyane. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.